Tuzatinze rero hano ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki cyangwa mu bibazo kikubwira iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Ni cyane bagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire mu gihe gitoya. Ni muri mushyashya kuri no channel, mbere yuko dutangira kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, wibike gufungura inzogera, kindi kandi wibike gukanda kuri iki gikumwe cyangwa se icyitwa like, kandi ntiwibagirwe comment y'amanota ugiye kugira muri ibibazo 20. Ikindi reka mwibutse ufate agakayi n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uri amanota bari kugira muri ibibazo byateguwe. Tuzatinze rero hano ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti rumoro zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese niyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Rumoro zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese niyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A. Velomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C. Amavatiri y'ifasi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni velomoteri cyangwa ni B. Ni ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ese ni C. Ni amavatiri y'ifasi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese niyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Twandike hano igisubizo ni B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hano rumuri zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Igisubizo ni B. Tuzatinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ese ni ayahe matara agomba kubisimbura? Amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ese ashobora gusimburwa n'ayahe matara? A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburumbarare. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni amatara magufi cyangwa ni B. Amatara ndangaburumbarare. Ese ni C. Ni amatara yo guhagarara umwanya munini cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ayahe matara hano abagomba kuba yayasimbura? Twandike hano igisubizo ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. Hano ayo matara ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Tuzatinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese nibihe binyabiziga? Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga? A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ibinyabiziga ndakumirwa cyangwa ni B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ese ni C. Ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10 cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ibihe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru? Twandike hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ni ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ibi binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nkomeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe, wibuke gukanda like kandi wibuke gufungura inzogera mu gihe ukoze subscribe kugira ngo buri video yose dukoze ujye uba mbere guhita uyibona. Ikindi kandi wibuke no kwisharinga inshuti zawe nimba ntacyo bigutwaye, wanasiga comment y'amanota ugiye kugira muri bibazo 20 kugira ngo turusheho kureba koko abantu bareba video bagamije kwiga kandi bakagira icyo bakuramo. Twatenze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa ibigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese bigomba kurangwa n'iki? Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese bigomba kurangwa n'iki? A. Imbere ni itara ryera. B. Imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C. Inyuma ni itara rimwe ritukura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Imbere ni itara ryera cyangwa ni B. Imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Ese ni C. Inyuma ni itara rimwe ritukura cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ibyo binyabiziga bigomba kurangwa n'iki? Twandike hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, nanone imbere bikaba itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, cyangwa nanone inyuma bikaba bishobora gusa n'itara rimwe ritukura. Niyo mpamvu igisubizo ari D. Ibisubizo byose ni ukuri. Tuzatinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuhanda urombereje w'ibice byinshi ku birometero 50. B. Intera nto ntarengwa ni metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umuhanda urombereje w'ibice byinshi ku birometero 50 cyangwa ni B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Ese ni C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha cyangwa ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano iki cyapa nta kindi kikubwira. Iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Nkuko tubizi iki cyapa kiri mu byapa bibuza. Ibyapa bibuza biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyapa rero kikubwira ko ahantu kibonye utagomba kurenza umuvuduko ungana na kilometero 50 mu isaha. Twatinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti uhereye kuri ibi byapa habujijwe. Ese uhereye kuri ibi byapa habujijwe iki witegereje neza uko bimeze? A. Kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. B. Kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso. C. Kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha, cyangwa ni B. Kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso. Ese ni C. Kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese uhereye kuri ibi byapa habujijwe iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ni
habujijwe kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko wa kilometero 70 mu isaha. Hano icyapa cya mbere murabona ko bibujijwe kurenza umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha, naho ikinyunge kiri hasi kikavuga ko bibujijwe kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Tudatinze n'ikibazo cya 7, gusa mwibutsa gukora subscribe, gukanda like kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze igucika. Ikindi kandi mu gihe ukoze subscribe jya wibuka gufungura inzogera kuko nibyo bigufasha buri video uko isohotse guhita ikugeraho ku kanya igisohoka, nawe ugakosora mu ba mbere kandi ukarushaho kumenya neza ibyo urimo kuko bikurikiye ku gihe. Niyo mpamvu tuba tubasaba kubikora. Ikindi kandi wibuke gusiga comment y'amanota tugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Tudatinze n'ikibazo cya 7 rero. Ikibazo cya 7 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Komeza imbere gusa cyangwa ni B. Aho kunyuranaho imbere. Ese ni C. Aho guhagarara umwanya munini cyangwa ni D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Komeza imbere gusa. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bitegeka. Icyapa kigutegeka gukomeza imbere gusa, nta handi ukatanye. Bivuze ngo uwo muhanda nimba ari umuhanda urimo uba ugomba gukomeza aho ngaho icyo cyerekezo kiri kukwereka gusa. Tudatinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Naho guhagararwamo n'abanyamaguru imbere cyangwa ni B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Ese ni C. Ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe cyangwa ni D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Icyapa nk'uko twatoranyije kubona ikigenzi cyacyo hejuru nacyo kiri mu byapa bitegeka. Nk'uko nanirangije kubibabwira, ibyapa bitegeka biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu aribwo buso ndetse n'ikirango mu ibara ryera. Icyapa rero kikubwira ko cyangwa se gitegeka inzira y'abanyamaguru cyangwa se abanyamaguru n'abanyamagare baba bagomba kunyura aho ngaho. Niyo mpamvu igisubizo ari C. Ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Tudatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuhanda utaringaniye iburyo. B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. C. Ahantu umuhanda umeze nabi. D. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umuhanda utaringaniye iburyo cyangwa ni B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. Ese ni C. Ahantu umuhanda umeze nabi cyangwa ni D. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Akamanuko gashobora gutera ibyago. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira. Bibutsa ko ibyapa biburira byo biba biri mu ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyapa rero kikubwira ko ahantu ugeze hari akamanuko gashobora gutera ibyago, bityo ukwiye kugenda urushijeho kwitonda. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Ni akamanuko gashobora gutera ibyago. Tudatinze rero hano n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Tanga inzira. B. Icyago. C. Icyerekezo kimwe. D. Ntihanyurwa. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ugutanga inzira cyangwa ni B.
icyago. Ese ni C ni icyerekezo kimwe cyangwa ni D ntihanyurwa. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki. Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A, tanga inzira. Cyapa nta kindi gisobanura mu byapa byo gutambuka mbere cyangwa se byo gutanga inzira. Cyapa kikubwira ko uba ugomba gutanga inzira, bivuze ngo uba uyiha abantu bari guturuka aho hantu uri kujya cyangwa se muri iryo sangano ugezemo, cyangwa nimba ari muri rompuwe ni wowe uba ushobora kuba watanga inzira. Igisubizo ni A, tanga inzira. Tudatinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3, cyangwa ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ese ni C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, cyangwa ni D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibutsa ko ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Cyapa rero iyo ukibonye kikubwira ko ahantu ugeze hatanyurwa n'ibinyabiziga biba bigenewe gutwara ibicuruzwa. Tudatinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda. So hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ushobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda cyangwa ntabwo byemewe? A, oya. B, yego nshobora gukata iburyo. C, yego nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D, yego nshobora gukata ibumoso gusa. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, oya ntabwo ushobora gukomeza, cyangwa ni B, oya yego nshobora gukata iburyo. Ese ni C, yego nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo, cyangwa ni D, yego nshobora gukata ibumoso gusa. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese hano ushobora gukomeza muri isangano ry'umuhanda cyangwa oya? Twandike hano igisubizo ni A, oya. Hano nubwo uri ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntabwo ushobora gukomeza muri isangano ry'umuhanda, kuko nkuko muri kubibona muri isangano harimo ibara ry'umutuku rivuga ko udagomba gukomeza imbere, ushobora guhagarara umwanya muto mu gihe itara ari umutuku. Niyo mpamvu hano ntabwo ushobora gukomeza muri isangano ry'umuhanda, ahubwo ushobora kuba wahagarara. Tudatinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara. Ese iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha kirareba bande? A, ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere. B, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. C, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere, cyangwa ni B, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. Ese ni C, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha kirareba bande? Twandike hano igisubizo ni B, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. Hano iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha kirareba abamuturutse imbere n'inyuma, kuko ahagaze hagati mu muhanda. Ariko iyo ahagaze hano ku nkengero z'umuhanda, wenda ari kureba ruguru cyangwa ari kureba epfo, bivuze ngo aho ari kureba cyangwa se ku ruhande ahagazemo, nibwo icyo kimenyetso cyari kuba gifite abo kireba. None hano ni ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. Nkomeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe, ukanda like, kandi ntiwibagirwe comment y'amanota ugiye kugira muri ibibazo 20 byateguwe. Tudatinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara
ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara risa rite? A. Umweru. B. Umutuku. C. Ubururu n'ikirango cy'umweru. D. Umukara. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni umweru cyangwa ni B ni umutuku? Ese ni C ni ubururu n'ikirango cy'umweru cyangwa ni D ni umukara? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara risa rite? Twandike. Hano igisubizo ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Hano icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kiba kigizwe n'ibara ry'ubururu, ari bwo buso bw'ubururu buri mu ishusho y'uruziga, ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru kiranga icyo cyerekezo gitegetswe. Igisubizo ni C. Tudatinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese ibyapa by'inyongera biba bishobora kumenyesha iki? A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A bishobora kumenyesha ibitegetswe byihariye gusa cyangwa ni B ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye? Ese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Twandike. Hano igisubizo ni B, ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Hano ibyapa by'inyongera nk'uko tuba twagiye tubibona mu bibazo biba byagiye bibanza, icyapa cy'inyongera ni biriya byapa byiyongera ku bindi byapa cyangwa se kuri icyo cyapa cyari gisanzwe aho hantu. Usanga baba bagishyize munsi y'ikindi cyapa cyangwa se kiba kiri hejuru cyangwa munsi. Icyo cyapa rero nicyo cyapa cy'inyongera. Ibyo byapa rero bimenyesha ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Igisubizo ni B. Twatinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kigenda buhoro imbere yawe, umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba. Ese hano mu gihe utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga kiri imbere yawe kikaba kigenda buhoro imbere yawe, umuhanda nta kibazo kunyuranaho, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? A. Kukinyuraho bikorewe ibumoso. B. Kukinyuraho bikorewe iburyo. C. Kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni ukukinyuraho bikorewe ibumoso cyangwa ni B kukinyuraho bikorewe iburyo? Ese ni C kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose cyangwa ni D? Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni ukukinyuraho mu buhe buryo? Twandike. Hano igisubizo ni A, kukinyuraho cyangwa se kunyuranaho bikorewe ibumoso. Hano mu gihe icyo kinyabiziga kiri imbere yawe kiri kugenda buhoro kandi imbere yawe akaba ari nta kibazo kunyuranaho, ubwo bivuze ngo hano imirongo ikwemerera kunyuranaho kandi nta n'ikindi kibazo, uba ushobora kuba wakinyuraho bikorewe ibumoso. Igisubizo ni A. Nkomeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe, ubiga gukanda like kandi ntiwibagirwe comment y'abantu tugiye kugera muri bose 20 byateguwe kugira ngo turusheho kubana. Ikindi kandi unayisharinga inshuti zawe ku musozo w'ino video kugira ngo igere kure, urusheho kuduteza imbere cyangwa se urusheho kudufasha nkuko natwe tugenda tubafasha uko bwije nuko bukeye. Sinzera hano n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti igihe imodoka yawe iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, ese mu gihe imodoka yawe uyiparitse ku muhanda igihe cy'ijoro hagomba gukorwa iki? A. Imodoka igomba kuba ifunze. B. Umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, imodoka igomba kuba ifunze cyangwa ni B, umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi? Ese ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka cyangwa ni D? Ibisubizo byose ni ukuri.
hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro hakorwa iki? Twandike hano igisubizo ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Hano mu gihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro nta kindi kintu uwo muyobozi w'ikinyabiziga akora, acana amatara yo guhagarara umwanya munini cyangwa se amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka kugira ngo arange ko iki kinyabiziga gihagaze umwanya munini. Tudatinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Ese hano mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa ni iki ashobora kuba yakora? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ukuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ese ni C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka, cyangwa ni D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Twandike hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Hano mu gihe ahuye n'ishyo ry'amatungo aba ashobora gutambukana ubwitonzi ariko yanagabanyije umuvuduko kugira ngo iryo shyo ry'amatungo izo nka zitaba, cyangwa se iryo shyo iryo ari ryo ryose, izo nyamaswa zitaba za kwirukanka zigakwira imishwaro bityo zikaba zamukoresha impanuka. Niyo mpamvu rero hano abagomba kugabanya umuvuduko ndetse no gutambukana ubwitonzi kugira ngo yirinde ibyago bishobora kuba byaboneka. Tudatsinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ese mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga ageze ku kazamuko gashinze cyane ashobora kuba hano yakora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirindira ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago, cyangwa ni B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. Ese ni C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, cyangwa ni D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki byageze ku kazamuko gashinze cyane? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Hano mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga ageze ku kazamuko gashinze cyane aba afite kugabanya umuvuduko kugira ngo abone uko agaterera yitonze ndetse akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago bishobora kuba byaba. Tudatsinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Ese hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga unyuzweho n'ikindi kinyabiziga ushobora gukora iki? A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. B. Kujya iburyo. C. Kujya ibumoso. D. Kongera umuvuduko. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ugukomezanya umuvuduko wari ufite, cyangwa ni B. Kujya iburyo. Ese ni C. Ni ukujya ibumoso, cyangwa ni D. Kongera umuvuduko. Hano wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki mu gihe unyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Twandike hano igisubizo ni A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hano mu gihe ikindi kinyabiziga kikunyuzeho ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite kugira ngo utabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga. Ese ugeze amanota angahe muri ibi bibazo 20 byateguwe? Ese muri video izakurikiraho yo ushobora kuba wagira amanota angahe ugereranyije nayo ugize? Ndagusaba kunyandikira muri comment. Ikindi kandi nshimiye buri umwe wese twabanye kuva video itangiye kugera isoje, wakoze subscribe ugakanda like ndetse ukaba uri kwandika na comment, ukaba ugiye no kwishara inshuti zawe. Imana ikabeze kuguha umugisha. Jyamana umunsi ku munsi nitwa JMV. Reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.